Guys, ngo haye kazi ko muyoboro wa channel yanjye ya tutekeki aho channel nziza ibagezaho utuntu tw'ubwenge kandi tumeze neza twagufasha gukoresha telefone yawe mu buryo bwo gukorera amafaranga online. Guys, ese wari uzi ko ChatGPT yagufasha gukorera amafaranga ukoresheje telefone yawe bitagusabye gushora cyangwa se igishoro? Reba video yanje kugeza irangiye nkore ku buryo wakora amafaranga online wifashishije ChatGPT, uburyo kugiramo inama kugira ngo ubashe kubona amafaranga online. Wenda kugira ibibazo tubazo tw'ubugogi gusa, ahubwo ugomba no kuyibaza uburyo wakora amafaranga online ikagufasha gukora amafaranga kuri telefone yawe bitagusabye igishoro. Reba video yanjye kugeza irangiye ariko ukuntu ibyo bintu wabikora wifashishije ChatGPT. Bakomeje kureba video yanjye kugeza irangiye, niba uri musha nkwibutsa kubanza wakanda subscribe kuri channel yanjye kugira ngo ama video yose nzajya nkora uyu yasanga ngaha. Guys, urazanga muri application yawe ya ChatGPT. Ku bantu batayifitemo neza no kuza nyanga muri Play Store, amara kuza muri Play Store ukayisakingamo ntukwandikamo ChatGPT, ni chat bahita bayikwereka ukayikandaho warangiza ukayistaramo. Ngira ngo urabizi yuko ngewe irimo babona bakumbwa nkande open. Ndaza nje muri application yanjye ya ChatGPT, nimara kuyizamo ndazanga nyibaze ese nakorera amafaranga online nta gishoro, ubundi uyoherereze wumve ukuntu irakubwira. Ngira ngo urabona ngo yego rwose urashobora gukorera amafaranga online nta gishoro, ariko bisaba ubushake bwo kwiga, kugira telefone cyangwa mudasobwa, internet ihoraho, igihe n'ubwihangane. Guys, ngira ngo urumva yuko ChatGPT nayo iri kukwemerera ukuntu wakorera amafaranga online ko bishoboka usibye kubigi kura video kuri YouTube. Icyo ni ikintu cya mbere ushobora guhabwamo amafaranga freelance kuri za website. Aha izi website nazo zishobora kuguha amafaranga. Reba nkingi gusubiza ibibazo kuri platform nka Respondent, AI cyangwa Survey Junkie. Ahanga ubaguha utubazo ukadusubiza akagenda baguha amafaranga. Ushobora guhembwa uko usubije ibibazo by'ubushakashatsi, bakaguha amafaranga, baguha amasurvey niyo ugenda usubiza, hanyuma bakaguhereza amafaranga. Ngo nubwo amafaranga aba ari make n'uburyo bwiza bwo gutangira, ushobora udufaranga dukeya dushobora kugenda twongeraho ibindi. Guys, gusa iyi platform ubundi yo gufungura channel ya YouTube ukajya ushiraho ibihangano byawe, iyi ngiyi nayo yahagiye guha amafaranga. Ikindi cya kane, affiliate marketing, ubucuruzi bwo kwamamaza iby'abandi. Ahangaha hari ama website ugenda wamamarizaho iby'abandi bitewe n'abantu babirebye bakaguha amafaranga. Ushobora kwamamaza product za Jumia, Amazon n'izindi bakaguha amafaranga buri ko uri kwamamariza intuza y'umuntu. Gukoresha social media nabyo bibaga byiza, nabyo biguha amafaranga ukajya uyakorera online bitagusabye igishoro. Guys, kwiga gukora blogging cyangwa website, ushobora gukora ikintu cya gatandatu ni ikintu cy'ingenzi, gukora website ukajya ucishaho utuntu twawe wikoreye. Urugero, ukora website bitewe n'ikintu ukunda. Niba nkunda football nkajya nshiraho amakuru y'imikino nkayandika nkashira kuri website, nabwo views baraziguhembera bitewe n'abantu bakurebye. Kwiga tech skills, kudesigninga ama video, editinga, hari website nyinshi z'ubuntu wigiraho, cyangwa se ukajya wigisha abantu kweditinga ukabinyuza ku ma YouTube, ku ma TikTok. Izo mbuga zose zirahemba. Guys, wowe baza ChatGPT irakwereka uburyo bwinshi wakora amafaranga online bitagusabye igishoro. Niba aka video ngukoreye kagufashije, bakana subscribe, ugasharinga video n'abantu benshi bakayibona. Tutekeki, ciao ciao, tubona mu yindi video.